cyangwa se ukarota abagabo b'ijoro cyangwa se niba uri umusore ukarota abagore b'ijoro cyangwa n'umugabo ugasanga umuntu afite umugabo uza akaryamana nawe yego mu nzozi noneho kandi ibiba umuntu yaryamanye nyine by'abaryamanye ugasanga byamubayeho neza noneho cyangwa se inyamaswa bamwe bafatwa n'inyamaswa ku ngufu bene abo bafatwa n'inyamaswa ku ngufu akenshi baba bageze ku gipimo cyo hejuru ku rwego rwo hejuru noneho hari n'abantu bafatwa n'umwuka wo kwikinisha akumva oya sina ngombwa nijoro akikinisha ugasanga ubusambanyi ni link ubusambanyi ni connection yo ku rwego rwo hejuru ubusambanyi ni connection yo ku rwego rwo hejuru umuntu akwiriye kwirinda gukingura uwo muryango kuko niwo wa wundi ukingura spiritual husband babagabo b'ijoro n'abagore b'ijoro Nshuti zacu bakunze ibiyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi mutumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo murabona ko twicaranye n'umukozi w'Imana niwe tugiye kuganira muri uyu munsi reka rero dutangire tubasuhuza ahantu muherereye hose mu ntara y'amajyepfo n'amajyaruguru iburengerazuba n'iburasirazuba mu mujyi wa Kigali ndetse tukambuka mu bihugu byo muri diaspora hirya no hino ku isi ahantu dufite abakunzi batandukanye ku migabane itandukanye ndetse no mu bihugu bya Afrika mwese turavuze ngo yambu cyane kandi Imana ikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu reka duhereze ikaze uyu mutumirwa wacu mwiriwe neza Pasteur Janvier yego mwiriwe neza amakuru ni meza urakeye murakoze ntabwo twari tugaherutse kuyobokamana TV rwose nanjye narimba kumbuye waruhugiye mu biki ni byinshi umurimo ni muremure vuga butumwa ni rirerire nibyo cyane twari duhugiyemo ibyo ngibyo okay nabonye usego ufite na chaîne yivuga butumwa yitwa Kizabonwa TV Kizabonwa TV kabisa imeze neza Kizabonwa iririya zina waritekereje gute kugira ngo wumve ko ariyo platform wajya ukorera he yivuga butumwa Kizabonwa TV rero ni izina Imana yampaye nari ndi gutekereza ngo nirihe zina twakoresha ndatekereza ibintu byinshi ariko finally Imana irampereza izina ambwira iti okay Kizabonwa TV nuko rero nahise mbona izina okay yuvuze Kizabonwa nomwe mu misozi izwiho nk'imisozi y'amasengesho hano mu Rwanda cyangwa ahantu nyine abantu bahurira babajya gushakira Imana cyane nyine baba bafite ibyifuzo ngo bikomeye ahubwo no butayu hari ahantu bihuriye wenda n'iryo zina rya Kizabonwa nk'umusozi usanzwe n'ubundi kuvuga ko kuri chaîne yawe bifite ahantu bihuriye n'iryo zina ry'ubutayu okay buriya Kizabonwa ibyo nabitekerejeho ko abantu wenda bazabitekerezaho gutyo ariko Kizabonwa hari yereko Imana yigeze kumpa rya Moriah Mountain Ministries ari ministry ngira yitwa gutyo Moriah Mountain Ministries noneho rero urumva ko Moriah Mountain cyangwa Mount Moriah ni umusozi witwa Moriah ni hahandi Aburahamu yagiye gutambira Isaka ahageze nyine aza kubona umwana w'intama wishe mu gihuru aho rero ahita Jehova yiri bivuga ngo Kizabonwa ku musozi w'Iteka Kizabonwa so rero mu gihe narindi gutekereza naratekereje cyane hanyuma umwuka wera aza kunyereka mu cyerekezo gati Kizabonwa kuri uriya musozi ku musozi w'Iteka Kizabonwa rero ndumva kuri uyu musozi n'umusozi nawe ita nk'umusozi TV ndatekereza ko abantu bazaboneraho ibintu byinshi cyane abantu bazaboneraho ubuzima bw'umwuka bw'umubiri byose kuko ahari ubw'umwuka n'ubw'umubiri buraboneka so ndatekereza ko rero uyu musozi cyangwa se kuri iyi TV abantu bazabohokeraho cyane ntago nshidikanye n'igisubizo cyangwa igisubizo cyawe Kizabonwa uri kutwumva yego okay kuko abantu bashobora kwibaza bati ni iki Kizabonwa ariko ni icyo nyine washakaga cyo wari uri kureba icyo umaze igihe ushakisha uzabona ibintu byinshi cyane kuri Kizabonwa TV wow mwabyumvishe rero uyu ni Pasteur Janvier yatangira akavuga Kizabonwa TV
yiwe ngira ngo ni ibintu byiza cyane ahubwo reka dutagira dushishikariza abantu kujya bayisura gukora subscribe n'ibindi byose no kuyisharinga ni inkunga ikomeye cyane ubu urimo ugenda nyine umutera ni byiza cyane rero yes turakomeje rero n'ikiganiro kuri uwo musozi wa Kizabonwa rero TV cyangwa kuri iyo shene hari jambo mperutse kubona wigishije rivuga ngo ubusobanuro bw'inzozi umuntu arota ririya jambo ndashaka ko ari ryo tuza kuganira cyangwa tuza kuvuganaho ubundi inzozi umuntu arota yazisobanukirwa gute ngira ngo nibyo turi buze kujya tugenda tugarukaho nyine kugira ngo abantu bagende basobanukirwa neza. Okay, ibyerekeranye n'inzozi ndatekereza ko ari ikintu kirekire. Bundi Imana nimwe muri mu miyoboro Imana ikoreramo ivugisha abantu. Imana ivugisha abantu, hari inzira nyinshi icamo ivugisha abantu, ishobora kunyura mu ijambo ryayo, ishobora kunyura mu biremwa ibyo ureba Imana ikavuganiramo nawe, ishobora guca mu muhanuzi, ishobora no guca mu nzozi. Cyane muri Yobu biranditse hari ijambo rivuga Imana ivuga rimwe ndetse kabiri. Nubwo abantu batabyumva batabyitaho burya Imana buri munsi iravuga kandi ivuganira natwe ngo igihe abantu bashyizweyo ngo mu bicuku bya nijoro Imana ivugana natwe biciye mu nzozi ndetse no mu mayereko. Hari ijambo riri muri Yobu ryanditse rivuga gutyo. Rero Imana ivugana natwe cyane biciye mu nzozi. Abantu ntago ngo babyitaho niko Bibiliya yavuze, niko Imana yavuze. Ntago abantu babyitaho ngo bamenye ko Imana yabavugishije, ariko kenshi Imana iba yavuze. So umuntu akwiriye kwita ku nzozi agira inzozi arota, ntazifate for granted, ahubwo akaziha agaciro. Nuko bimeze. Okay. Ati inzozi umuntu yarose ntazihereze agaciro. Noneho se mu gihe umuntu yazaye agaciro ariko akayoberwa ubusobanuro bwazo. Okay, iyo yayobewe ubusobanuro nyine ubundi abisaba Imana. Imana ishobora kumuha kumwigisha gusobanukirwa inzozi cyangwa se akegera abafite iyo mpano yo gusobanura inzozi. Burya gusobanura inzozi nayo bishobora kwerekana umuntu afite prophetic ministry muri we, prophetic ministry, kuko Yosefu yari umusobanuzi w'inzozi ariko burya yari afite prophetic ministry muri we. So inzozi twagiye tuvuga uburyo dushobora gusobanura umuntu bitewe n'ibyo yarota. Ibintu byose urose biba bifite icyo bisobanura. So rero cyane waruvuze kuri aho hantu twaganiriye ku nzozi zigaragaza witchcraft mu muntu, zigaragaza ko umuntu ashobora kuba bushye cyangwa se afite izindi mbaraga z'umwijima zimutera cyangwa zimukontrola. So rero ibyo nibyo waruri kuvuga kuri Kizabonwa TV twabashe kuganiraho. Nibyo rero turi buganireho n'uyu mwanya. Abantu bararushaho gusobanukirwa, umuntu amenye, kuko inzozi zishobora kwerekana ko umuntu aboshye cyangwa se afite ikibazo mu isi y'umwuka. Buriya iyo umuntu akijijwe akabatizwa akakira Yesu nk'umwami n'umukiza we, ni byiza. Akabatizwa no mu mwuka wera, akabyarwa ubwa kabiri nk'uko Yesu yabivuze muri Yohana ibice byaho 3 aganira na Nikodemo. Buriya ntago ibyo byonyine bihagije. Hari ni process. Urugendo rw'agakiza ni process, ni inzira ndende. Noneho bisaba ko Bibiliya iravuga muri Yesaya 61 Yesu yaravuze ngo the spirit of God is upon me. Umwuka w'Imana ari kuri nje. Has anointed me to preach the gospel, to release the captive free. No kuvuga ngo umwuka ari kuri nje kugira ngo mbwiriza bagwa neza ubutumwa bwiza no kubohora bari mu nzu z'imbohe. Kuvuga ngo hari abantu rero baba bari mu nzu z'imbohe baboshye. Hari ibimenyetso bigaragaza abantu baboshye, mu kanya turazi kubiganiraho turabivugaho. Yesu rero abwiriza ubutumwa, yabwirije ubutumwa ariko abohora n'abantu bari baboshye. So hari igihe rero umuntu aza kwa Yesu ariko antabohoke, kuko buriya muri Yesu harimo ibyumba byinshi. Ushobora kwinjira muri saro ukagira ngo birahagije. Oya, kwinjira muri saro kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza ukamwizera, kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Iyo umaze kwizera Kristo ni byiza ko winjira no mu bindi byumba. Muri Kristo harimo ibyumba byinshi.
wakwinjira no mu bindi byumba ukinjira muri stock, hari muri Yesu harimo n'imigisha, harimo kwaguka, harimo prosperity, harimo blessings. Ko Imana yabwiye Abraham, iramubwira iti siga iso na nyoko ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguha umugisha. Yamubwiye ibintu bitatu, ko hari ahantu areka, hari naho ajya, hari n'ahandi agera. Ukimara kugera hahandi rero nibwo utangira ku experiencinga imigisha y'Imana, tangira ku experiencinga ubwiza bw'Imana. Yamubwiye imigisha igera muri 7 nkuko byanditse mu itangiriro ibice byawo 12. So aho siho ndi gushaka gutinda, ubwo ndashaka kubwira ko muri Yesu harimo n'umugisha, kandi harimo na freedom, harimo liberty, harimo kuba ubuhotsi. Rero abantu benshi ushobora kubusenga, umuririmbyi, umuvuga butumwa, uri umunyamasengesho, ariko ukagira urota inzoka. Byo ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza umuntu ko aboshye. Ukarota inzoka, ukarota dragons, uryamanye n'intuza na dragons zikaza dragon, haryo ubwo nabivuga ngo iki ni ibintu by'inyamaswa. Cyangwa se ukarota abagabo bijoro, cyangwa se niba uri umusore ukarota abagore bijoro cyangwa n'umugabo. Ugasanga umuntu afite umugabo uza akaryamana nawe, yego, mu nzozi. Noneho kandi ibiba umuntu yaryamanye nyine by'abaryamanye, ugasanga byamubayeho neza. Noneho cyangwa se inyamaswa, bamwe bafatwa n'inyamaswa ku ngufu, bene abo bafatwa n'inyamaswa ku ngufu akenshi baba bageze ku gipimo cyo hejuru, ku rwego rwo hejuru. Noneho hari n'abantu bafatwa n'umwuka wo kwikinisha, akumva oya sina ngombwa nijoro, akikinisha, ugasanga rimwe na rimwe ntanamenya n'igihe byamubereye. Ibyo ni ibintu bigaragaza ko umuntu aziritse, Noneho hari n'ibindi byinshi, ariko harimo iby'ingenzi turimo turavuga. Hari n'igihe umuntu ashobora kubona agira ubwoba nabwo ni kimwe mu bintu bigaragaza ko umuntu aboshye. Kagira ubwoba, agakangwa n'akariko kose. Ubwoba ni ikintu gishobora kugaragariza umuntu ko uyu muntu akiboshye. So ni ibimenyetso birimo biratwereka ko umuntu aboshye, biza mu nzozi rero. Hari no guterwa n'abarozi nijoro. Abarozi iyo baguteye, akenshi haba hari ikintu kibakurura. Bibiliya iravuga ngo kutumvira, disobedience is as witchcraft. Kutumvira Imana nabyo byonyine ngo ni nk'ubu, nabyita iki? Witchcraft, nabyita nk'ubupfumu. Kutumvira, ugasanga umwuka wera akuvugana nawe akakubwira ikintu runaka, akakubwira ati kora iki n'iki, ugasanga ntugikoze. So bene ibyo ngibyo rero bishobora kugukururira abarozi kugira access ku buzima bwawe. Hari n'igihe usanga hari ikintu kiba kirimo kirabakwega, ugasanga hari something goes wrong, hari ikintu kitagenda neza mu muntu, hari ibyo yirengagiza, wenda se ntasenga uko bikwiriye, cyangwa se yifatanya n'abantu badakwiriye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero ibi bintu ni ibintu bishobora gukurura abarozi. Bamwe bakabatera inshinge mu mibiri, bakabavoma amaraso, ukaba wakwikangura ugasanga amaraso yavuye. Ibyo rero byose ni ibimenyetso bigaragaza ngo umuntu araboshye. Hari ibintu rero bibitera. Icyo nangiye kubaza nanjye, biterwa n'iki? Hari ikintu kibitera. Kimwe mu bintu bitera ibi bintu kuba byaba ku muntu, icyambere covenant. Ashobora kuba hari isezerano ryabayeho, covenant, isezerano ryabaye ku muntu, igihango cyabaye. Ugasanga abantu bagiye kuraguza, abantu baratekeye, noneho bagirana igihango. Baravuga bati wenda tukumurikiye uriya runaka, kariya gahungu nakawe turakakagugabiye mubyeyi. Bakakugabira imyuka mibi. Nuko nukuvuga ngo ugasanga someone who dedicated you, umuntu yavuze izina ryo ahantu. Uwo muntu mushobora kuba mufite icyo mupfana, ushobora kuba ari umubyeyi wawe, umuntu mufitanye isano, igihango. Rero aho yubatse igicaniro, iki gicaniro kiba kirwanya umuntu, gishobora kumurwanya guhera kivuka, gishobora kumurwanya ageze mu myaka runaka. Kandi nkwibutse, umwanzi ntago ajya ahitamo abantu badafite imbaraga, ahitamo abanyambaraga ariko batari bisobanukirwa, ahitamo abanyambaraga badafite ikibashyigikira,
ko hari igihe buri ababyeyi mujye mukunda gusengera abana banyu mu basengere kuko hari ibintu bishobora kubakurikirana ugasanga rero umwe niba atari strong ugasanga ari weak bisaba ko wowe umubera muri rwa ruhande ari weak ukamusengera cyane mukabatwikirisha amaraso ya Yesu Kristo so rero icyo gicaniro ugasanga cyaracanwe kiri hariya kandi kiri strong kurusha icyo wowe ucana bityo rehandi uzasanga umuntu arasenga ariko ari mu buzima buri miserable sinzi niba ariko mu gifaransa tuvuga ubuzima bwe ari ubuzima bubabaje cyane kubera iki hari igicaniro kimurwanya rero bisaba ko nawe mu gihe uje ndaza kubivuga mu bisubizo cyangwa mu cyo wakora kugira ngo ubohoke ugomba nawe kubaka ikindi gicaniro kirwanya cya kindi gisenye cya kindi okay icyo ni cyambere gishobora gutuma umuntu afatwa muri ubwo buryo icya kabiri umuntu ashobora kubyizanira ubwe biciye mu busambanyi niyo mpamvu dukunda kubwira abantu b'urubyiruko cyangwa se n'abubatsi ngo ntukaryamane n'umuntu utahawe mu yandi magambo mutasezeranye kuko biriya bifata ni imiryango ifungura babandi nahoze mvuga spiritual husband with spiritual wives bifungura umuryango w'abagabo b'ijoro gasanga umuntu araterwa n'abagabo b'ijoro noneho rero ni byiza ko umuntu yifata icyo kintu ntakinjiremo buri muryango w'ubusambanyi satana ukoreramo cyane ubusambanyi satana bukoreramo cyane akenshi uzajya wumva umuntu ati njyewe kugira ngo mpabwe ubutunzi ari gutanga ubuhamya wenda yaravuye aho usanga arimo aravuga ati njyewe naryamanye na madamu samaki ugasanga aryamanye n'umwuka umeze uteye nk'ifi ugasanga aryamanye n'umwuka umeze nk'ifi hanyuma rero muri spiritual realm cyangwa mu isi y'umwuka ubusambanyi ni link ubusambanyi ni connection yo ku rwego rwo hejuru ubusambanyi ni connection yo ku rwego rwo hejuru umuntu akwiriye kwirinda gukingura uwo muryango kuko niwo wa wundi ukingura spiritual husband babagabo b'ijoro n'abagore b'ijoro kandi bari abagabo b'ijoro hari ikintu bakora ku muntu kuvuga ngo niba ari umugabo ubatse urugo akaba agira umugabo w'ijoro uza kuryamana nawe umugore akaza kuryamana nawe ntabwo urugo ruzubakika ntabwo azongera kuryoherwa n'urugo rwe niba ari umugore bibaho akaba afite umugabo w'ijoro akaza kuryamana nawe ntabwo azongera kumva ubwiza bw'umugabo we oya kuko aba afite undi mugabo mu isi y'umwuka biri dangerous bino bintu abatwumva rero babifate seriously babihereza imbaraga cyane kandi barushaho kubyumva noneho no kuvuga ngo rero wumvise ko ndi kuvuga ku mpamvu kuryamana bishobora gukurura icyo kintu umuntu akaba bound umuntu akabohwa icya gatatu connection n'abantu bari wrong bari possessed ushobora kugirana connection n'umuntu ufite abadayimoni ukandura abadayimoni ushobora gutizanya umwambaro n'umuntu umwambaro umuntu ufite imyuka mibi ukandura imyuka mibi ukaba nawe dedicated murabyibuka murabizi ko reka mbereka muri Bibiliya ntuza umugabo Eliya yarari kumwe na Elisa baza kujyana murabizi uburyo yamukurikiye bageze kuri Yorodani agiye kumukurwaho akakubita wa mwitero mu mazi agatandukana bakagenda noneho bageze hakurya amusigira wa mwitero the same mento umwitero umwambaro yahoze yambara noneho agarutse hakurya ya Yorodani hari abahanuzi hari abana b'abahanuzi bari kumuzomera bati yagukuweho turaza kubona uburyo uri burenge iyi Yorodani uraza kubigenza gute noneho arangije afata wa mwitero wa mwambaro wa Eliya yamusigiye awukubita mu mazi Yorodani icikamo kabiri arambuka barahindura baravuga b'abana b'abahanuzi baravuga ngo ya mana yari iri muri Eliya uyu munsi iri muri Elisa batangira kumwemera cyane abo bose baramuyoboka ibintu birahinduka umwitero umwambaro umuntu ashobora kuguhereza ukawambara
ukaba nawe niba ndi umuhanuzi nkaguhereza umwambaro ako kanya ugatangira nawe kugira amayerekwa ugahishurirwa ubuhanuzi bukakuzaho. So ni ukuvuga ngo abantu rero ntago nze aho umuntu ashobora kuba yaranduriye, ariko mu gihe ndi kuvuga gutya buri muntu wese ashobora kureba akamenya ikibazo yaba yaragize. Ni ukuvuga ngo rero wa mwambaro wakoze ibitangaza, yakoresheje ibitangaza. Hari abantu rero bandurira mu myambaro, umuntu akaba agatizanya undi mwambaro. Umuntu muvugana kuri telefone, mukavugana kuri telefone, ukwiriye kumenya gukurobanura, kuri kugira discernment spirit, umwuka wo kurobanura. Ntago byoroshye. Usanga umuntu yarameze neza ejo bikagenda nabi. Kubera iki? Kubera ko atamenye abakwiriye kugendana nabo n'abakwiriye kuvugana nabo. Uyu urebye the most anointed people, anointed preachers cyangwa se servants of God, abantu b'abanyamavuta. Waruzi impamvu ushobora kujya kumubona ukabona agiteraniro ryenda kugera ajya ku gatuti, ukaza kubona kandi avuye ku gatuti ahise agenda arabuze, nta n'umuntu umubonye. Kubera iki? Hari urwego ugeraho amavuta akaba ameze nk'akana k'agahinja, ugomba kugirira security cyane ku rwego rwo hejuru. Ugasanga kwirinda abantu, ubundi iyo uri kuzamuka mu mavuta akenshi hari igihe ujya kure y'abantu, ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Atari ukuvuga ngo wanze abantu cyangwa ugize gute, ahubwo mu kurinda amavuta, kuko ushobora guhuriramo n'abandi bantu ukagabanukirwa. Ibyo rero urumva ko connection nayo ishobora gutuma abantu bigenda gutyo. Ikindi, hari abantu najyaga mbyumva muri secondary igihe twigaga, numva ngo niba ari umunyamerika ngo niba ari iki, ugasanga abana batangiye kwiga imico niba ari abantu bo muri Amerika, niba ari iki nyine ubwo kuko babyise ngo ni ibinyamerika kwikinisha. Hari igihe umuntu atari umwuka wamujeho ngo yikinisha, ahubwo akabyumva, yarangiza akabigerageza nawe akavuga ati reka ngerageze nanjye ntangire numve. Igihe uri kwikinisha, buryo buri gusambana n'abadayimoni n'imyuka mibi, buri kugirana isezerano n'imyuka mibi. Akenshi aba bantu batangiye kwikinisha bagira umwuka w'inyatsi, bagira umwuka ugasanga ubuzima bwe nta kintu kigenda na gito. Ikindi, ntiyagira urugo ngo rukomere, kireka Imana ibanje kumubohora. Bisaba kugira ngo umuntu abanze kubohoka. So izo ni impamvu zishobora gutuma umuntu abasha kugira inzozi mbi cyangwa se abasha kubohwa, noneho bigaragarira no mu nzozi. Pastor Janvier, umuntu yabisohokamo gute? Aho ni kumva kino kiganiro akaba yumva hari ibyo bimubaho, gute yawe kuyambura bino bintu sasa. Aho rero niho ndashaka kugira ngo tubwire abantu ko kuko umuntu yabisohokamo. Cyambere nayo navuze ngo covenant cyangwa se igicaniro cyabayeho cyangwa se isezerano ryabayeho cyangwa igihango, siko bambwiye covenant, bambwiye ko ari igihango. Igihango cyabayeho kuri uyu muntu kigomba gukurwaho n'iyindi covenant y'amaraso Yesu. Amaraso Yesu. Ubundi reka mbwire abantu iki kintu. Iyo uri muri Kristo Yesu uburi cyaremwe gihe, ibya kera birashize, byose bihindutse bishya. Nta mivumo, nta karande, nta dayimoni. Iyo uri muri Kristo Yesu indani uburi cyaremwe gihe. None pastor, utararenga aho uvuga iki kuri bamwe mu bakozi b'Imana babwira abantu ngo baracyariho imivumo ya karande, baracyariho inyatsi, baracyariho ibyabatongerewe, mu gihe kandi umuntu yamaze kwakira ayo maraso ya Yesu Kristo arakijijwe? Umupastor avuga ati kugira ngo ibi bikuveho, iyi mivumo izakuveho, no kumpereza ituro, no kubigenza gutya, no gukora ibingibi, kandi nyamara wowe ukabushimangira ngo kamaraso ya Yesu Kristo yonyine ahagije kugira ngo umuntu abe yabasha kubohoka, kandi nanjye ndemeranwa nawe 100%. Aho rero niho nari ntangiriye, ariko ndacyakomeza kuko ndi buhite nsubiza icyo kibazo. No kuvuga ngo iyo uri umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, nta mivumo, nta karande, nta nyatsi, ariko arimo neza. Ariko sohokamo gato, usohotse muri Yesu imivumo iraza, inyatsi ziraza, imivumo iraza, bifungurirwa umuryango. So bisaba ngo rero ikintu cya mbere umuntu abe muri Kristo.
kuba muri Kristo ni ukuba mu ijambo ry'Imana ukayoborwa n'ijambo ry'Imana ku manywa na nijoro ubuzima bwawe ukabamo ugendera kuri principe z'ijuru principe z'Imana amahame ya Bibiliya noneho rero igicaniro uyu muntu cyangwa se igihango uyu muntu ari kugira urumva wagiranye isezerano na Kristo uri muri Kristo Kristo arakuvuganira kuri buri kimwe cyose iyi ni inzira ikomeye twabwira abantu noneho hari igihe haba haratanzwe igitambo kuri uyu muntu igitambo kuri uyu muntu navuze ngo covenant ikurwaho n'iyindi covenant hari covenant yakorewe kuri uyu muntu y'umwanzi ariko hari n'iyindi covenant y'umwami wa Yesu igomba gukorerwa ku buzima bwe so rero aho ngaho ndashaka kugira ngo noneho mvuge umuntu yarariho mu mivumo imivumo arayikurwaho n'iki arayikurwaho n'umugisha umugisha ntuzanwa no kuwusengera ntabwo ujya mu butayu kizabona ngo ujye kuvuga uti Imana nzanira umugisha aho ya umugisha aho ntaguze umugisha urakorerwa Bibiliya iravuga muri Maraki aravuga ngo muzane ibya 10 n'amaturo Imana niho hantu yavuze ngo mungeragereshe icya 10 n'amaturo bice byaho 3 n'umurongo wa 10 ngo murebe uko ntazabagomorera umugisha nkabubasukaho mukaburaho mu kwiza n'ikintu Imana yavuze mungerageze Imana ubundi izi yuko abantu ari ibisambo irabiza abantu bakunda ubutunzi kuko aho ubutunzi bw'umuntu buri niho n'umutima we uzaburi aho ubutunzi bw'umuntu buri niho n'umutima w'umuntu uzaburi so niyo mpamvu Imana yavuze ati ngerageresha ibyo utunzi none umuntu ushaka kugira ngo yinjire mu mugisha w'Imana bisaba ko amera nka Aburahamu akaba mu buzima butanga mbibutse ko Aburahamu kubera gutanga kwe Imana yamuhaye umugisha kuri byose ngo yamuhaye umugisha wa byose abagaragu yarabafite abana yarabafite buriya ntabwo yabyaye Isaka gusa ahubwo kuri yaje kubyara n'abandi bana benshi Imana yamuhaye umugisha yarafite bushyo yarafite n'abasirikare yarafite kuko yajyaga Rwanda kandi akanesha ntabwo yegera agatsindwa kuvuga yari umuntu udasanzwe yari umuntu ukomeye Imana yahaye umugisha so noneho rero aho ngaho bimwe abakozi b'Imana bavuga bati zana iki niki ni ukugira ngo ngira ngo niba babikora mu buryo buri bwo babanjije kwigisha umuntu ko deliverance cyangwa se kubohora umuntu ni ukubanza kumwigisha ibitekerezo bikabohoka icyo mbaza wenda iyo condition se wenda ibidetermina cyangwa ivuga ko uwo nguwo nyiri kumusengera ari ugomba guheshwa umugisha n'uwo muntu kugira ngo abone uburyo awusimbuza uwo muvumo oya ni ukuvuga ngo umugisha uzanwa no gutanga niba uyu muntu ari mu buzima bw'imivumo n'uwo nguwo uri kubikubwira reka nze mbisubize umuntu wabwiwe gutanga icyambere nuko agomba kuba afite ikibazo cyuko nyine aboshwe afite nta mugisha abona mu buzima bwe so bisaba ko agomba gutanga ariko umuntu umubwira gutanga niba ari umushumba wawe ukubwira gutanga tanga sivyo umushumba kuko azakwigisha byinshi ni no mu nshingano ze kukwigisha gutanga kukwigisha gutanga ni ikintu cyiza cyane rwose ubuzima butanga ni ubuzima bwakira umugisha niba ari umushumba wawe sava ariko niba ari undi muntu wahandi wumvishe ngo kuri radio urahamagaye ati Imana irambwiye ngo tanga igitambo cyane abantu bajya babikorana nabi akakubwira ngo ni 500 akakubwira ngo ni miliyoni no Imana ntabwo ivuga ngo zana iciririkanya oya akubwira tanga uko umutima wawe ukubwira umutima ukunze ntabwo umuntu uzaza kubwira ati Imana iravuze ngo 500 200 nukuri ntago bari Imana ntago iciririkanya abantu bigeze kujya gutanga umuntu umwe atanga isengero imwe mukecuru atanga isengero imwe Yesu aravuga ati muraba mwese mutanze ibyabasagutse ariko iyo atanze icyo yari afite abarushije gutanga umuntu ashobora gutanga 2,000 akaruta umuntu watanze miliyoni cyane rwose kandi no mu batanga natwe nk'abashumba turabimenye iyo umuntu ashobora kuza gutanga gutya agatanga nk'ibihumbi 200 urumva ariko ukumva mu mutima ntabwo bishikiye ntabwo bigendanye n'ubushobozi bwe nese niba ari umuntu utunze wenda tuvuge miliyari 2 akaza gutanga 200,000 ni nkuko wafata ibiceri 200 ukabihereza umuntu ko ni urugero rero Imana ikwakira cyangwa se umugisha wawe kuvuga ngo niba ushaka kubohoka
ugakora ikintu kiremereye kiri bukuremereye kiri bukugore kiri bukugore uri bukora ukumva ko ukozweho kuko ikintu kitagukozeho ntabwo cyakora ku Mana sibyo aho ngaho ndumva niba nshubije ikibazo cyawe sinzi. Yes, bakunze biyobokamana TV urumva ko uyu mukozi w'Imana atubwiye ibintu byiza cyane kabisa. Ewana pastor, Imana iguha umugisha. Amen. Unsobanurira ibintu bijyanye n'inzozi kandi ndabizi neza ko iki kiganiro kiri bufasha abantu benshi bajyaga bibaza ku bijyanye n'inzozi barota uko babisohokamo n'ubundi buryo bwose. Ngira ngo ngewe nguhamagara ngo tuganire iki kintu numvaga aricyo nshaka uri uvugeho. Niki kintu wumva usigaje kuvuga kugira ngo tuze tunagana ku musozo burya ikiganiro kitabaye kirekire niho kigira umumaro kurusha. Buriya nari ntangiye ku cyambere. Cyambere mvuga ngo habayeho igicaniro kirimo kiracanwa ku buzima bw'umuntu kirimo kiramugendaho kigatuma ubuzima bwe buba bubi akwiriye gucana nawe igicaniro. Noneho icya kabiri uyu muntu akwiriye guhura n'umuntu teka ryose Imana nijya gukora ikintu izakoherezaho umuntu urwego waba ugiye kugeramo rwose Imana ikwehereza umuntu akagufata ukuboko akaguhagurutsa ukagera ahandi hantu. Ugomba kugira spiritual father. Ukwiye kugira spiritual father, umubyeyi wo mu mwuka. Umubyeyi wo mu mwuka kubera ko uyu mubyeyi wo mu mwuka arakenewe cyane. Abanyafrika simbizi niba babizi, sinzi niba bazi umumaro w'umubyeyi wo mu mwuka, ariko umuntu wese akwiriye kugira umubyeyi wo mu mwuka. Hari abantu bahita bavuga bati ariko Imana Yesu yaravuze ngo ntihakagire umuntu wo mwise twita data. Icyo cyanditswe urakizi? Waracyumvise? Yesu yabwiye intumwa, yabwiye abigishwa abamukurikiye, arababwira ati ntimuzagira umuntu wo mwise mwita iso kuko mbabereye Yesu. Ariko buri muntu wese akenera kugira umubyeyi. Ukeneye kugira umuntu ukurikirana ubuzima bwawe, ukeneye kugira umuntu ukuba hafi, ukubwira, akwigisha, akakumentaringa, akakubwira aho ukwiriye guca, icyo ukwiriye gukora, akakwigisha amahame y'Imana. Tukizwa ntabwo Imana yadusanze aho twari turyamye ngo tuhite tuza. Imana yohereje umuntu umwe twigeze kujyana ahantu kuvuga ubutumwa, arangije aramemukira nubwo namubabariye, aravuga ngo njewe Imana yaranyisangiye, iransangira ambwi nta muntu wigeze ambwiriza. Ndamubwira ariko Imana niba yaragusanze yakohereje ku muntu. Pawulo Yesu amubonekera ntabwo yahise amuhindura intumwa ngo ahita agenda. Yamwohereje ku bandi bantu, aramumwohereza ati genda ca hariya ajya kwigira ku birenge bya Gamariyeli. Gamariyeli amutoza principe z'ubwami bw'Imana, amutoza amahame akwiriye kugenderaho. Murabyibuka ko yajyanywe ku mukozi w'Imana akamusengera, yamaze amezi 3 yari yarahumye, yagize ubuhumyi bwo kutumvira, ariko ageze aho ngaho abona gukira, noneho ariga, abona koherezwa mu murimo. Pastor, uvuga iki noneho se ko yo umubyeyi wo mu mwuka kubereye ikirumbo? Urumva urugero, uri umumama cyangwa uri umukobwa, noneho mufite spiritual father, umubyeyi wo mu mwuka, ariko ukabona atagiye kubizanamo ibindi iki cyo. Mbese hari abantu barumbiwe n'ababyeyi nabo bari bafite nk'ababyeyi bo mu mwuka. Icyo kintu umuntu yakora iki? Icyo kintu ni ikintu kinini gikomeye kandi ubajije ikibazo gikomeye cyane, kuko hano birashoboka ko tuzafata undi mwanya twigisha abantu ni gute wamenya umuntu ukwiriye kukubera umubyeyi. Kuko abantu benshi ubundi magnet ikurura icyuma, ikurura ikintu bifitanye isano. Ngewe ntago mbreminga cyane uruhande rumwe, mbreminga impande zose. Umukristo wowe ukwiriye kuba wacanye ku maso, ukwiriye kuba wacanye ku maso mbere yuko uyoboka ahantu runaka, urusengero runaka, umushumba runaka, ukurikira umushumba runaka. Nari mvuze ngo magnet ikurura magnet. Ntabwo magnet ishobora gukurura kino kibabi, oya, ntabwo ishobora gukurura ikibabi. Magnet ikurura indi magnet. Kuvuga ngo uburyo uhitamo wakuruwe n'iki, muri uko guhitamo kwawe wakuruwe n'iki, ninde wagukuruye? Uwo wagukuruye mufite icyo muhuriyeho. Buriya nuyoborwa n'umusambanyi nawe ubusambanyi ntuzamenya igihe bwagufatiye. Nuyoborwa n'umujura nawe ubujura buzakuzaho. Umunyamagambo gutyo niko bizagenda. Ukwiriye kumenya guhitamo umubyeyi.
okay icyo ni cya kabiri okay wenda ubwo tuzabishyiramo izindi mbaraga icyo ni cya kabiri cyo kugira umubyeyi wa muntu uri bugufashe kuva muri yasi y'umwijima cyangwa ahantu ubohewe. Icya gatatu baho muri constant prayer mu buzima busenga constant prayer. Iyo tuvuze constant prayer tuvuze amasengesho ahoraho mu buzima busenga kuko gusenga nkunda kuvuga ko gusenga ni uruhushya uhereza Imana kuza gukorana nawe, ni uruhushya muri Imana ntago yihuruza. Niyo mpamvu muri iziti Yeremiya 33:3 haravuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenye. Kuvuga Imana ijya ahantu bayihamagaye, ntago yihuruza. So ukwiriye niba ushaka kubohoka saba Imana, hamagara Imana bo mu buzima busenga. Ikindi cya kane baho mu buzima gutanga kurabohora. Nigeze navuga ibintu bigira muri 300 bigaragaza ibintu byiza cyangwa se umusaruro mwiza uva mu gutanga 300 yego ibintu 300 bizanwa no gutanga ni byinshi cyane. Gutanga wabivugiye Yesu wabyanditsemo igitabo byagenze bizasohoka no mu gitabo nta kibazo ariko birahari 300 no kuvuga ngo kimwe mu bintu muri ibyo ngibyo bizana favor igikundiro. Ujye ubona abantu ngo baroze icyangiro ugasanga ngo ntago yashaka, ugasanga ngo arabengwa ngo nibiki byose. Ibyo byose bigira umuti wabyo kandi umuti wabyo uri mu ijambo ry'Imana. So rero ibyo bintu birabohora. Gutanga kubaho mu buzima butanga ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu cyadufata umwanya muremure. Ikindi gikwiriye gukorwa kugira ngo umuntu abashe kubohoka. Navuga ngo sinzi niba abantu bari bitandukanye, ariko n'ugusenga ko gusabana n'Imana. Hari ugusenga ko guhamagara Imana ngo igutabare kugirire neza, ko kuyisaba. Hari no gusenga go gusabana nayo. Nuko gusenga ko gusabana nayo ni igihe utangira kuvuga imbaraga zayo, ni igihe utangira kuvuga ubwiza bwayo, ni igihe utangira gufata gitaro ukaramya Imana, ni igihe uri hano ugafata igitabo cy'indirimbo ukaramya Imana. Icyo gihe ukagirana ubusabane bwimbitse na Yesu. Icyo gihe ibi bintu bikuzanira kubohoka. Imana ibamugisha. Ni ndumva byari birebire ariko ndumva aho ngaho bishobora kuba byafasha abantu. Okay. Yes, Pastor reka tugushimire cyane kubw'ikiganiro cyiza cyane ubashije kuduhereza. Wenda tuzajya tunakora wenda reka kitugite part 1 ushobora kugaruka tuvuga noneho nibindi cyangwa ucukumbura buri ngingo nk'icyo cyo gutanga iyo migisha 300 ko byasa kose ushobora kuza ufitemo nk'ijana y'ibintu byiza bizanwa no gutanga tukabiganiraho kumaze abantu b'Imana bagakomeza bagahembuka. Icyo nabwira abantu nuko Pastor Jambi yafite chaîne yivuga butumwa cisha ibintu bye ushaka izinyigisho zose n'izindi zitandukanye no kugenda hariya kuri Kizabonwa TV ubundi ukabasha kubikurikiranya no ugakora subscribe ugasharing izo video kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze kugenda bwaguka udafashijwe n'ibyaciye kuyoboka Mana TV agire n'izindi chaîne zivuga butumwa agenda anyuraho. Reka rero tugushimire cyane tuvuga ngo Imana iguhereza umugisha cyane kuba wemeye kuza ukatuganiriza no kuri Imana iguha umugisha kandi nagusaba ko watanga contact kugira ngo washaka kugira icyo gusobanuza kugira icyo yamenya kuri wowe byose abe yabasha kukwivugishiriza. Imana iguha umugisha cyane. Okay, murakoze cyane. Nomero zacu ni 0788 631 873 0788 631 873. Iyo ni nomero iba iri no kuri WhatsApp ushobora kutubonaho. Abari hanze ushyiraho plus 250 guteranya 250 788 631 873. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Amen.